turongeye turabasuje kandi twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose, mu byo murimo mukora byose twizere yuko rwose muri amahoro nk'uko duhora tubibifuriza iteka muhahe muronke. Iyi ngiyi rero ni Nzuri Business Group Limited nk'uko mumaze kubimenyera, tukaba tubagezaho cyangwa se tubarangira imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ari nako kandi namwe mufite imitungo ikeneye kimwe muri ibyo kugurishwa cyangwa se gukodeshwa, mushobora kugenda mutugana. Reka rero tukurarikire gukanda subscribe wowe ugiye kuri iyi channel bwa mbere cyangwa se usanzwe ujya ariko ukaba utarakora subscribe. Kora subscribe ndetse unakande kukazogera, ukore na share kugira ngo rwose ugumye gusangira n'inshuti n'abavandimwe ibyiza biba biri kuri iyi channel ya Nzuri Market. Ujye ubona imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa kandi ku giciro cyeza, idafite ikibazo icyo ari cyo cyose, yaba litije cyangwa se amakimbirane n'ibindi ahatemewe kugurishwa n'ibindi byose. Nk'uko rero mwakomeje kubireba mu mashusho, ni inzu nziza cyane twabagereyeho, twagiye kubazungurukira, iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, ahazwi nk'i Remera. Ngira ngo umuntu uzi Kigali abazi ni Remera, nicyo bisobanuye kubera ko Remera nyine irazwi. Ni inzu rero ikiri nshyashya yubakishijwe amatafari ahiye yose ndetse na clôture, mbese muri rusange yubakishije ibikoresho bigezweho bijyanye n'igihe. Ikaba iri Remera hano munsi gato cyane yahahoze hari Alpha Palace Hotel, cyangwa se hafi cyane ya Godiyari, cyangwa se hafi cyane y'umuhanda udeviye ujya Kabeza utagiye kuzunguruka mu maferuje mu Giporoso. Byumvikana yuko umuntu wese uzi Kigali ngira ngo byanga bikunda aho hantu arahazi. Yayoberwa se Godiyari, yayoberwa Alpha Palace, wenda aracyari muto simbizi, yayoberwa se umuhanda udeviya utunguka Kabeza utagiye kuzunguruka i Remera. Ariko se yayoberwa ibyo byose, wayoberwa mu Gisimenti cyangwa se Sonatube iri hafi aho ngaho ino nzu. Iyi nzu rero ikaba ari inzu nziza cyane y'amatafari ahiye yose, yubakishije ibikoresho bigezweho bijyanye n'igihe kandi bikomeye. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba 4 binini byo kuryamamo, dushe na toilette 3, salon, salle à manger ndetse na cuisine moderne cyangwa se cuisine igezweho. Iyi nzu rero kandi akarusho kayo ni uko icyumba principal cyangwa se icyumba cy'ababyeyi gifite urwambariro cyangwa se vestiaire cyangwa se dressing room. Si ibyo gusa kubera ko iki cyumba kinini cy'ababyeyi gifite n'ibaraza. Iyi nzu rero ikaba iri ahantu heza cyane, ikora ku mihanda 2, yubakishije ibikoresho bijyanye n'igihe. Ni inzu twakurarikira kugura, iri ku isoko iragurishwa. Navuze amagambo menshi ariko sinabwiye ko igurishwa, ntabwo ikodeshwa, iragurishwa. Ikeneye amafaranga rero igurishwa ni amafaranga make ugereranyije na quartier irimo ndetse n'ibikoresho biyubatse n'agaciro k'ikibanza cyayo. Iyi nzu tubibutse yuko iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 350, yarenzaho metero kare 50 ku biciro cyangwa se ku buso bwagenwe ku kibanza. Hanyuma kandi igiciro cyayo akaba ari amafaranga miliyoni 90 z'amafaranga y'u Rwanda. Igiciro cyayo ni amafaranga miliyoni 90 y'amafaranga y'u Rwanda, ariko ari negociable, no kuvuga ngo ni amafaranga abantu bashobora bakaganiraho hanyuma noneho akaba yabasha kugabanuka akajya munsi ya miliyoni 90. Ubundi boss nyirinzu yishakiraga miliyoni 100, ariko turamubwira tuti nyabuneka amafaranga muri iyi minsi un problem, gerageza ugabanyeho byibuze n'umukiriya azaze gusura yishimye. Noneho aravuga ati noneho reka nshyiraho miliyoni 90. Ntabwo rero twaciye iteka, wowe nyiri mafaranga nuza, nta kindi uzaza nawe wongere
ugerageze wikaturize, byanga bikunda ndabizi muzagura uzishima. Ni inzu nziza, ni inzu igezweho, ni inzu ifite icyangombwa cyose nkenerwa, ifite parking ihagije, ifite jardin ihagije, ifite clôture nziza cyane nkuko muri kubireba ku mafoto. Ni inzu nziza y'akataraboneka buri muntu wese yakwishimira guturamo. Waramutse rero ukunze iyi nzu ushaka kuyisura cyangwa se ushaka nuko tukwereka iyi nzu cyangwa se ushaka no kugura, wahamagara kuri nimero mubonye kuri screen zanyu arizo 0788466797 cyangwa se ugahamagara kuri 078123 Si ibyo gusa rero mushaka kudusanga dukora ni hariya ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri feruje neza umanuka gato cyane nk'ugana Nyabugogo, ni muri etage ya mbere y'amatafari yanditseho Shema House. Dukora muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere hareba ku Gisozi. Ni karibu cyane rero. Ushaka kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi ni Nzuri Markets. Urasanga rero byinshi byiza cyane. Urashaka byinshi byiza, urashaka kugurisha, urashaka kugura, ni karibu cyane. Urashaka ko tukumanagingira imitungo yawe itimukanwa, urashaka ko tukubakira, ni byinshi dushaka kugufasha kandi ibintu bikagenda neza cyane bijyanye n'imitungo itimukanwa. Uranakurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi bijyanye n'imitungo itimukanwa live kuri iyi channel. Komeza rero kandi subscribe, ukanda akazogera ndetse ukore na share. Uzasobanukirwa byimbitse, umenye byinshi, umenye uko wakwiteza imbere ubicishije mu mitungo itimukanwa, kuko nibwo bukire. Turabakunda cyane, tubaye ikaze muri Nzuri.